Ikaze kuri channel yacu bikora bite, igice cya kabiri kijyanye n'insina, mu buryo insina ari umumaro ukomeye mu buzima bwacu, yaba ari mu biribwa cyangwa mu kwivura indwara zitandukanye. Nimba ari ubwa mbere rero ugeze kuri channel iwacu, ujye ukanda follow cyangwa se abone kuri share no ku bandi, urebe ko nabo bakirwanaho. Channel iwacu rero ni uburyo twigiramo ibimera by'iwacu, se hari icyo ubiziho, nanjye arashobora kuba hari icyo mbiziho bikeya, ariko ni uburyo dusangiramo ubumenyi, akaba ari cyo tuba turi kwikorera muri bino bihe turimo, ibihe bigoye, aho ibihe ubona nyine isi iri kwihuta cyane. Si twe gusa, ni ahantu henshi biratandukanye. Rero uko iwanyu biri, iwacu natwe dufite uko biri, ariko icya mbere ni ugusenga Imana ikajya iturinda, ariko wabasha ufite uburwayi ukanivuza, kuko Imana niyo igena, si twe dukora, ahubwo niyo ikora. Ikaze rero twigire ibimera by'iwacu. Tugiye guhera ku mashwangara rero. Ni amashwangara, mumanze mwumve kano kantu mbabwire umuti wabyo. Hari abantu bakunda kuba nk'uri mu nzu akumva ibintu bimeze nk'injiriri mu nzu, akumva ibintu biri kubise hejuru y'inzu, akumva cyangwa akumva nk'umwuka mubi umeze nka twarete cyangwa ikintu cyapfuye kinuka. Uwo mwuka nubwo mwaba mwakorobye ute, mwateyemo amasabune, mwagize gute, ariko icyo cyuka ukumva kirimo cyinjira mu nzu gutyo biramupanga, ugasanga mu rugo mbese nta buringanire burimo, harimo umwiryane, abana ntibumvira ababyeyi, ugasanga barimo barapfa ibintu bidafatika. Uyu muti rero uwufata aya mashwangara, icyo bita ukusanya uchawi. Ufata aya mashwangara, wamara kuyafata ugafata nka kwa kundi bakora nk'ifumba, si kwa kundi afata amashara ukazingiramo nk'ikara ukamera nk'ifumba, abantu baragiye barabizi. Ukagenda ugafata amababi y'urusenda, wamara gufata amababi y'urusenda, ugafata ibishokoro bya bindi bigenda bikagufata ku mubiri, bya bindi bifata ku mubiri nibyo tuvuga, atari amababi yabyo, cyangwa ugafata imizi y'ibyo biti wangiza ukabihambirana nabyo. Ariko n'abantu bafatiye nk'umuhanga cyangwa umuzibaziba, nabyo ubibonye nta kibazo, ariko igihe utabibonye fata amashwangara n'amababi y'urusenda n'ibyo bishokoro, nurangiza ukore nk'igifumbi mu nzu, numara kubikoramo ucaniremo, noneho bicumbiremo. Icyo dukeneye ni umwotsi gusa, bicumbiremo, ufunga amadirishya. Numara gufunga amadirishya ku buryo nta hantu umwuka w'umwotsi uratambukira. Nimara kubona mbese bimatangiye nko kuzima cyangwa byanazimye, ufungura amadirishya, iyo bintu by'amajereri, ibyo bintu by'ibyuka byabaga mu nzu bizagera gute? Bizavamo. Eka insina ari mbyishira. Noneho tugeze ku makoma. Amakoma ari akantu nigeze kubona. Hari umugabo twari duturanye hano muri Masisi, yari umujura mubi. Arangije aragenda yiba ihene, afata urukoma arushira hasi, arangije afata urundi rukoma arugereka hejuru. Ihene umva ntiyigeze isakuza, ntiyigeze ikopfora. Abantu barayishaka barayibura, bagiye iwe barayibura, ariko yabikoze hari akana kabirebaga kavuga ngo dore hano yayishize, bagiye kurasanga urukoma burarimo izi mbaraga nazo ziteye ubwoba. Reba ahantu ufata iyo hene ukagera gutyo, ariko simbigishije kwiba, mbishije kwiba ni ukubumvise imbaraga z'urukoma, akamaro karwo. Imbaraga rero z'urukoma, b'abantu bakunda bafite inyatsi, dufashe runo rukoma
wamara kurufata ukarugira gute, ukarusekura, ariko kurusekura wakongeramo icyo biga icyoganyanja. Icyoganyanja buriya nacyo ni umuti ukomeye, bya bintu bifata nk'abantu mu mugongo ukumva cyamwunamishije, ukumva mu rugo cyakubujije amahoro, uko ugenda ubikubaho bigenda bivamo, bikuraho zino nyatsi bakunda guteza mu rugo cyangwa zino z'inzingo bakunda guteza mu rugo. Twikomereje rero, cyangwa bakunda kugira ibintu by'imvuvu cyangwa ibintu by'ibiheri mu mutwe. Abantu bakunda kugira ibintu by'ibiheri mu mutwe, ifashe amababi y'urukomo ukongeramo umuravumba ukagenda ukubamo, bigenda bigabanyuka. Insina ifite ibintu byinshi mw'abantu. Hano hanze turi, nubwo turi muri viziyo yihuta, ariko n'ubugome bugenda bwihuta, uburozi burihuta. Bantu hano hanze bameze nabi rwose, bafite ikoranabuhanga riteye ubwoba. Aho ubona umuntu runaka yari umuntu w'umusore wifashije ufite icyerekezo, ukabona urugo ni rwiza, abantu barutinyaga kubera kwiyubaha, ariko babatejemo akantu gato k'umwiryane wonyine. Umuntu w'umugabo wari wiyubashye, yubashywe n'abantu, ataye agaciro. Rero tujye dora turi maso, twige nimba kino kimera utagishaka ntukacyangishe abandi, kuko nimba utari wababara cyangwa ngo urare udasinziriye kubera ibintu biri kukujagataho, cyangwa ngo urare muri izo nzozi zipfuye, urare mu badayimoni n'izo myuka mibi, ukavuga ngo amaraso ya Yesu arahagije. Yesu aravuga ati nutagira ubwenge nzaguta, ngo kandi ngo ntabwo yaje gutandukanya ngo yaje gutandukanya, sinzi uko nabisomye, ngo umwana na se n'ibindi byose. Ariko kuki yahumuye umuntu agafata agataka akagakoza ku maso y'umuntu? Hari umuntu bita Eliya yakoraga ibitangaza byinshi, ariko akabikora mu bimera. Cyangwa abantu b'Abisirayeli bari mu gihugu bava muri gihugu cyo muri Egiputa bajya mu gihugu cyabo cya Isirayeli, bakageraho bakarwara icyo bita ubushita, bagafata iriya nzoka bakayimanika mu kibaya, ngo uwayibonagaho wese yarakiraga. Kuki se batizeraga muri izo zindi? Reka twikomereze, ariko mujye mumenya ko buri kimwe cyose gifite umumaro, kandi Imana yakiremye yagishyizemo n'imbaraga zacyo. Nimba bati mugende mube mu isi, mbahaye ibiribwa, ariko ibyo biribwa hazavamo n'imiti izabavura. Suza ubwo nguvuga ngo amaraso ya Yesu arahagije yonyine, ni nkaho uvuze ko Imana yaremye bino bintu n'ubundi ntacyo yakoze. Ariko twikomereze bakunzi bacu, bakunda ibimera by'iwacu, mbese iwanyu mwe bikora bite? Twikomereje rero, iyi nsina hari icyo bita umwumba. Uriya mwumba mubona kari akantu kazamuka hejuru, kari akantu k'umwumba kakazamuka kakagira igitoki kikunama. Kiriya kintu cyunama, hari abantu benshi bakunda kuzinga abantu bakoresha kiriya gihini cyacyo. Kiriya kintu cy'igitoki kigenda kikunama kigahetama. Abantu benshi b'abarozi bakunda kubikoresha cyane bazinga abantu, kwa kundi ushobora kuzinga umuntu ukamutwara wenda nk'umukenyero we. Hari ahantu harakomeye mw'abantu. Iyo bagutwaye uriya mukenyero rero, niho usanga umuntu aricara, ariko kugenda ntagenda, akumva mu nda biraremerewe, akumva amaguru araremerewe. Mbese kariya kantu ni umuti rero w'abo bantu bameze gutyo. Nacyo tuzaba tukivugaho. Insina ifite ibintu byinshi, nzabwira n'igice cya mbere n'igice cya kabiri, nacyo tuzareba uko tugishiraho. Rero insina ifite ibintu byinshi, nzaza mbabwire iki kirere cyiza kimara, mbabwire kari akantu k'umutima mo imbere icyo kamara, tugere ku mizi, tugere ku mukanana,
mbese buri kimwe cyose insina ifite ibintu byinshi byinshi kandi by'umumaro mu buzima bwacu. Ku bantu baterwa n'amagini ukaba ufite nk'umwana ukabona atari ikintu cy'igicuri, kwa muganga bamubuzemo igicuri waramuvuze ariko harimo ibintu by'ibitama bimubamo bitavuga, uzafate umukanana, uyu mukanana nurangiza use nk'umusegura, ariko n'utangira kumwegereza ukabona wa muntu atangiye guhungisha umutwe, uzamenye ko ibyo bintu ari ibitererano bamuteje, ari za nyabingi bamuteje. Rero reka turekeraho, ndabakunda ariko n'igice cya kabiri nacyo nzakizana dukomeza kwigira ibimera by'iwacu. Aho muri hose Imana ibagure, ni ukuri ibagure muri byose, ibigeragezo sikarande kandi nta kigeragezo kitagira iherezo. Hano nize gusoma haravuga ngo Imana ngo ntabwo izigera ibabaza umuntu iteka, izageraho imugirire ibambe. Ku bantu bakunda gusoma Bibiliya aho hantu baho barahasomye. Ku bantu mukunda kugira Bible, ibyo mbabwiye muzabisanga mu maganya ya Yeremiya ibice 3 umurongo 31. Kuri 31 haravuga ngo kuko Uwiteka atazagira ubwo areka umuntu iteka. Iteka ntago azigera akureka iteka pe, nubwo ubabazwa n'ibikomeye, indwara ikakugeraho ikakuzengereza, ariko humura Imana iriho. 32 naho yababaza umuntu ariko azamugirira ibambe kuko imbabazi ze nyinshi zingana. Imana igira imbabazi nubwo waba warakoze ibyaha bingana ute, ariko Uwiteka azageraho akugirire ibambe. 37 rero aho Imana itabaza umuntu ngo imute, haravuga ngo ninde wahanura bikabaho Uwiteka atari we ubishatse. 38 mbese ku bushake bw'Isumba byose ntihaturuka ibibi n'ibyiza. Haleluya. Imana irakora rero mwa bantu mwe, nubwo tubaho tukababara, nubwo tubabazwa n'umubiri, ariko ujye umenya ko Imana iriho. Humura, Imana irakora, Imana irakora byinshi irabikora, ariko ntuzavuge ngo gusenga gusa. Gusenga se Imana nusenga ibintu byose bituba Imana irabizi. Gusenga gusa ntacyo byatumarira, ariko amasengesho yose ntago mbese ibigeragezo byose duhuye nabyo ntago twabirwanisha gusenga gusa no kwiyiriza. Gira unakore, udakore ntakarye ngo ufite ikimpereho. Ni amagambo yose aba muri Bibiliya Imana itwereka ko kuko nuhaguruka uzabona byinshi, nuhaguruka byinshi Imana izakorera muri byo. Ni ukuri byose bibaho Imana ibizi. Ku bushake bw'Isumba byose haturuka ibibi n'ibyiza, kandi Imana ntizagira uwireka iteka. Imana ibarinde kandi bagure muri Imana ibarinde, turi kumwe.